Mbifurije amahoro y'Imana biremwa bya data bana banjye dutaramanye kuri uyu munsi mutagatifu wa Kristo umwami kandi umukiza. Mbifurije amahoro kandi mbifurije kugubwa neza kugira ngo mwakire ububasha busendereye kandi mwakire imbaraga z'agatangaza zivubuka mu mutima mutagatifu wa Kristo Nyagasani watsinze. Nimubeho mu rukundo rwe kandi mukomeze mwakire ibyiza bisendereye yasesekaje kuri uyu munsi kandi yabazaniye kuri uyu munsi udasanzwe wo kugira ngo koko arusheho guturana namwe kandi arusheho kubasesekazaho ibyiza by'agatangaza yateguye kuri uyu munsi kandi yurukije kuri uyu munsi udasanzwe, kuko koko ari umunsi ukomeye kandi ari umunsi w'amateka mu buzima bwa mwene muntu kandi mu buzima bwa kiremwa muntu aho kiva kikagera. Kristo Nyagasani ni umukiza kandi ni umurokozi w'abamwemera kandi w'abamwakira kandi w'abamukurikira n'umutima wabo utaryarya kandi bakamufungurira imitima yabo, bityo rero akaba yaje mu mbaraga zikomeye kandi akaba yaje mu byishimo bikomeye kugira ngo abafunguye umutima kandi abakinguye inzugi kugira ngo yinjire kandi koko arusheho kugaragaza ububasha bwe kandi arusheho kubaka imitima myinshi cyane cyane iyasenyuwe n'umwanzi kandi iyatanishijwe n'icyaha. Dore ari kugenda yambika imbaraga zikomeye kandi akiza abarwayi kandi arenganura abarengana, atanga imbaraga ku bananiwe kandi abyutsa cyane cyane ba bandi baguye barambaraye kugira ngo koko babashe kwakira ububasha bwe kandi babashe kwakira imbaraga ze, kuko akomeje gukomanga ku mutima wa buri wese kugira ngo buri wese amwakire nk'umwami kandi amwakire nk'umutegetsi w'ibiremwa byose. Intore z'Imana bana banjye kuri uyu munsi muhire kandi kuri uyu munsi mutagatifu, aho buri wese yitabiriye kandi aho buri wese yafashe ikizirikano gikomeye cyo kumwinjiza mu mutima we kandi cyo kuzirikana urukundo yakunzwe kandi cyo kuzirikana impuhwe n'ubudahemuka yagaragarijwe cyane cyane mu bwitange Kristo Nyagasani yagaragarije buri wese. Bityo rero koko nkaba ndeba nkabona hari abamwiteguye mu buryo bukomeye kandi hari abamwiteguye mu buryo budasanzwe kugira ngo koko akomeze ababere byose kandi akomeze ababere ikiramiro, akomeze abafashe mu rugendo rwanyu mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe. Ni igihe rero koko cyo kubagaragariza imbaraga zikomeye kandi ni igihe cyo kubasesuraho ububasha budasanzwe kugira ngo koko abemeye kumaramaza kandi abemeye kumwakira nk'umukiza kugira ngo abavugurure kandi abatere imbaraga n'ubutwari kandi abatere icyuhagiro cyo kubakomeza mu rugendo rwanyu kandi cyo kubakomeza mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kuko ari igihe cyo gutunga ibyiza by'agatangaza mugabirwa nawe kandi akaba ari igihe cyo gusigasira ibyiza bikomeye ategurira buri kiremwa muntu. Ni ibyiza mwateguriwe kandi mwateganyirijwe kuri uyu munsi, bityo rero nkaba nkangurira buri wese kandi nkamushishikaza kugira ngo buri wese aharanire gutega ibiganza kandi buri wese aharanire gufunguka umutima kugira ngo ibyo yateguriwe kandi ibyo yateganyirijwe hatagira na kimwe gitakara kandi hatagira na kimwe gipfa ubusa, kuko yabateguriye kado nziza ku bamwiteguye n'umutima wabo usukuye kandi kubicishije bugufi imbere ye kugira ngo koko bamutambagize mu mitima yabo kandi bahore iteka bamugaragiye nk'umwami n'umukiza. Nimwakire imbaraga zisendereye kandi mwakire ubuzima buzima, kuko dukomeje gusesekaza imbaraga zikomeye ku bamwemera kandi ku bamuzirikana iteka n'iteka kandi kubifuriza kugendera mu gushaka kwe kandi kubifuza kugendera mu rukundo rwe. Aho bose akaba ari igihe cyo kubakomeza kandi akaba ari igihe cyo kubereka koko ko urugendo bakoze cyane cyane rwo gushakashaka uhoraho Imana kandi rwo gushakashaka Kristo Nyagasani n'umutima wabo rutapfuye ubusa, ahubwo ari igihe cyo kubafungurira kado nziza kandi akaba ari igihe cyo kubasesekazaho ibyishimo bisendereye kandi akaba n'igihe cyo gutera ingabo mu bitugu cyane cyane ku bari mu kaga no mu kangaratete, cyane cyane abari mu bibazo bitandukanye kugira ngo bahabwe ubufasha kandi bahabwe imbaraga zo gukomeza gukataza ndetse no gukomeza urugendo buri wese yatangiye.
Erega bana b'Imana kandi intore za data, uru rugendo ni urugendo rukomeye cyane kandi ni urugendo rurasaba gushishikara kandi rubasaba kurekura byose mukirundura wese kandi koko mukera imbuto nziza, mukemera guca mu bikomeye no mu bikakaye kandi mukemera kurebera kuri Kristo Nyagasani watsinze, wowe wakiriye byose akakira imibabaro itavugwa kugira ngo acungure mwene muntu kandi amugaragarize urukundo mu buryo bukomeye kandi mu buryo bwimbitse. Ari bugufi yanyu rero kandi koko yaje kubigaragariza nk'umwami mu buryo bukomeye kugira ngo koko abamukurikiye kandi abahora iteka bamurangamiye bamushengereye kandi bahora iteka bamwitura kandi bagahora iteka bamutura ibyabo byose, uyu munsi akaba yabateguriye ibyiza by'agatangaza kandi akaba yabageneye igeno rikomeye kugira ngo mufashwe kandi mubashe gusigasirwa mu rugendo rwanyu, kuko koko iteka tureba kandi tukarebera buri wese urugendo arimo ndetse n'urugamba arwana, bityo tukururutsa ububasha bwo kubakomeza, kubarinda ndetse no kubarengera. Erega mwibuke ko iby'Imana birya abarambije abarambiwe bagiye, kandi koko gukurikira Imana hakaba ari urugamba rukomeye kandi akaba ari urugamba rudasanzwe, bityo rero ab'ibyihare akaba ari bo babikukana kandi akaba ari bo koko bakukana ibyiza bateganyirijwe kandi ibyiza bagenewe. Namwe rero biremwa by'Uhoraho nimuharanire kuba ibyihare kandi ibyihare by'ingoma y'Imana kugira ngo musige ibibi byose, bityo mwakire ibyiza bisendereye uko yaje kubavugurura kandi akaba yaje gutaha ku mitima yanyu kugira ngo asenye aribate cyane cyane urwango rugenda rwigaragariza mu mitima ya benshi kandi rugenda rututumba mu mitima ya benshi, bityo abari buzuye urukundo kandi abari bafite icyiza abenshi bakakigamburuzwaho bagatangira bakiruka inyuma y'umuyaga kandi bakiruka ku bibi by'umwanzi. Intore z'Imana bana banjye, nimumenye kwakira ibyiza bikomeye kandi mumenye kwakira ibyiza by'agatangaza, mwirinde kubivanga n'ibibi, ahubwo mumenye gucangurirwa kuko koko mwahawe ubwenge bwo kumenya ibikomotse kuri Uhoraho Imana kandi mugahabwa ubwenge budatangwa n'isi kugira ngo mumenye ibikomotse kuri Uhoraho Imana mubisigasire kandi mubicungire umutekano. Iki gihe rero akaba ari igihe cyo kwizigamira kandi akaba ari igihe cyo kwakira ibyiza by'ijuru kugira ngo mubikomeremo kandi koko mukomeze kwishimira ko Uhoraho Imana yabashyizeho ikimenyetso kidasibangana. Nkomeje rero kugaragariza urukundo rwanjye rwa kibyeyi abana banjye hirya no hino mu isi kandi nkomeje kubatwikiriza ububasha bwanjye bukomeye kugira ngo murikire intambwe zabo kandi mbafashe kurwana urugamba, kuko buri wese ari mu kaga kandi buri wese akaba koko ari mu ntambara ikomeye cyane, kuko umwanzi ari kugenda anyeganyeza kandi ari kugenda agaba amashami, bityo benshi bakaba bari kugenda batukwemera kandi benshi bakaba bari kugenda badandabirana bameze nk'aho bahagarariye ku kuguru kumwe. Nkaba mburira buri wese rero kugira ngo abe maso kandi yitegure, kuko iki gihe ari igihe gikomeye, ariko kandi tukaba turi kurwana urugamba rwa nyuma kugira ngo koko umwanzi atsiratsizwe kandi umwanzi yamburwe ijambo, bityo rero nawe akabona ko koko hari byinshi turi kugenda dukora kandi hari imbaraga turi kugenda twururutsa mu bacu, nawe akaba ari kugenda arwana kandi akaba ari kugenda areba abo yahitana kuko atifuza kugenda wenyine. Nimumenye ubwenge rero, mumenye kwitegura, mwirinde kwirarika kandi mwirinde ko tegeza ibyiza mwahawe umwanzi ngo abinyage, ahubwo mumenye kubifata neza kandi mumenye kubizigama kandi mumenye kubicungira umutekano, kuko ari igihe cyo gucungira umutekano talenta mwahawe kugira ngo zitavangwa n'umwanzi kandi koko umwanzi atabayobya. Dukomeje rero kubagabira imbaraga zibakomeza mu rugendo rwanyu rwa buri munsi kandi dukomeje kururutsa ububasha bukomeye kugira ngo mukomeze mukataze kandi mukomeze mwakire ibyiza by'ijuru kugira ngo umugisha wa Data ukomeze ubasenderere kandi umugisha wa Kristo Nyagasani ukomeze ubasenderere kuri uyu munsi udasanzwe, bityo ibyo muhabwa mubizigame kandi mubifate neza, mwirinde kubinyagararaho kandi mwirinde ko umwanzi yabambura ijambo. Erega Kristo Nyagasani yabahaye ijambo rikomeye kandi abaha imbaraga ze kugira ngo mwakire ibyiza bye bikomeye kandi mwakire ibyiza abagenera umunsi ku munsi, bityo rero akaba ari igihe cyo kubambika imbaraga zikomeye kandi akaba ari igihe cyo kubahambirira
ububasha budasanzwe kugira ngo muhore mwikindikije intwaro z'urumuri, mumenye kwitwara ndetse no kwitwararika kandi mumenye gukomera ku rugamba, kuko iki gihe atari igihe cyo guhuga kandi iki gihe atari igihe cyo gusinzira. Nimukanguke bana banjye, nimukanguke mube maso kandi nimukanguke musenge, kuko iki gihe ari igihe cyo gusenga kandi iki gihe akaba ari igihe cyo kuzirikana ibyiza mugabirwa na Data. Dore Data ari kumwe namwe kandi Data akomeje kubambika urumuri rwe ndetse no kubambika umwuka muziranenge, kugira ngo koko muhumeke urumuri rwe kandi muhumeke umwuka we ukomeye cyane ubaha ubuzima butazima, kugira ngo abapfuye bahagaze kandi abagenda batariho kugira ngo musubirane ubuzima, kuko Kristo Nyagasani nk'umwami yaje gutembera mu mitima yanyu kandi yaje kubagabira ubuzima buzima. Ntaho yasize, kuko ku bamuzi n'abatamuzi hose yahageze, kugira ngo buri wese abashe kwakira imbaraga nshya kandi abashe kwakira urumuri rwe kandi abashe kwakira umukiro we, kuko yawusesekaje kubemera ndetse n'abatemera, kuko ububasha bwe bwatwikiriye isi yose kandi imbaraga ze akaba yazurukije kubemera ndetse n'abatemera, kugira ngo abatamuzi barusheho kumumenya kandi abatari bamenya urukundo rwe babashe kurumenya, kuko avuburira ibyiza ku babi ndetse n'abeza. Namwe rero uyu munsi nimugire kuzirikana koko kandi mugire kumenya ibyiza by'agatangaza mugabirwa umunsi ku munsi, kugira ngo mubashe kubisigasira kandi koko mubashe no kwakira batabasha kwakira, babandi b'indangare, babandi batagira icyo bitayeho, batwawe n'iby'isi kandi bararutse, kugira ngo koko imbaraga za Kristo Nyagasani watsinze zikomeze zibagaragarire kandi zikomeze zibareshye, kuko iki gihe ari igihe cyo gutarura abazimiye kandi akaba ari igihe cyo gusubiza ku murongo ibyatatanyijwe n'umwanzi. Nimugire rero icyumweru gihire biremwa by'Uhoraho bana banjye, kuko nkomeje kubahobera kandi nkaba nkomeje kubasesekazaho ibyiza bikomeye, kugira ngo mbafungurire umutima wanjye utagira inenge, bityo muvome kandi muvomererwe uko nawufunguriye buri wese, kandi nkaba nawufunguriye buri kiremwa muntu, kugira ngo abanyantege nkeya mbafashe cyane cyane mu kwakira ububasha busendereye kandi mu kwakira imbaraga zikomeye, kugira ngo buri wese akomere ku rugamba kandi akomeze umujishi, bityo nifatikanye cyane cyane na benshi hirya no hino mu isi bamenye kwakira ibyiza by'ijuru, kugira ngo twifatikanye mu kurohora benshi bazimiye kandi mu kurohora benshi bari kugenda barembera. Dore ukwemera kuri kugenda gukendera mu mitima ya benshi baranzwe no gushidikanya kandi baranzwe n'ubuyobe, bityo abahawe ibyiza bari kugenda babyiyambura nta mpamvu, kandi abahawe urumuri bari kugenda baruzimiza. Nyamara twaje gukongeza kandi Kristo Nyagasani yaje kuvugurura kandi yaje gusesekaza ububasha bwe, kugira ngo koko buri wese yongere yikomange ku mutima kandi buri wese arebe cyane cyane aho atagenjeje neza, yongere yigorore n'umwami we kandi yongere yigorore n'umutegetsi w'abategetsi kandi n'umwami w'isi n'ijuru. Erega ni nyir'impuhwe nyinshi kandi akazisesekariza kubemera n'abatemera, kandi abaza bamusanga n'umutima utaryarya bose akabakira kandi akabasendereza imbaraga zikomeye. Dore koko benshi bakomeje kwitegura kandi bakomeje gufungura imitima yabo. Nimukomeze mwishimiye kandi mukomeze mukataze, kuko Uhoraho Imana atabarerega, ahubwo abaza bamusanga kandi abaza bafite umutima umenetse, abo ngabo akabiyereka kandi akabakorera imirimo ndetse n'ibitangaza. Nimwakire ibyishimo bisendereye kandi mwakire urumuri ruhoraho, kugira ngo mukomeze mumurikire isi yose kandi mukomeze mube igiti cy'inganzamarumbu, kugira ngo mwere imbuto nziza kandi imbuto zanyu zihore zifasha benshi hirya no hino, cyane cyane abanyantege nkeya. Nimukomere kuko ndambuye ikiganza cyanjye mbahwandagazaho umugisha wanjye wa kibyeyi, bityo rero ububasha bwanjye nkaba nabwururukirije hirya no hino, kugira ngo mubashe kwakira imbaraga zikomeye za Kristo Nyagasani waje kubigaragariza mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, kugira ngo mumwakire nk'umwami kandi mumwakire nk'umutegetsi mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ntihagire n'umwe umurerega kandi ntihagire n'umwe umubeshya, kuko ataryarwa kandi atareregwa.
erega arebera hose icyarimwe, agatahura ibiri mu mitima ya buri wese, akamenya koko abamubeshya kandi akamenya n'abari mu kuri, akamenya n'abari mu rugendo kandi akamenya n'abarucumbitse, uko mubona bose bitabiriye kandi uko mubona bose bamushagaye, atari ko bose bamufitiye inyota kandi atari ko bose bamufitiye igishyika kandi batari mu kuri. Ni igihe rero cyo kugira ngo buri wese koko buri wese amutaye ku mutima kandi buri wese amukingurire, uko yiteguye kubambika imbaraga zikomeye kandi akaba yiteguye kugendana na buri wese kugira ngo abasesekazeho ububasha bukomeye kandi aburukirizeho imbaraga zidasanzwe. Nimuntabaze mwebwe abarushye n'abaremerewe kandi nimuntabaze mwebwe mwumva ko munaniwe mu rugendo, nimuntabaze mwebwe mwumva ko mufite imitima ihangayitse, kugira ngo mbagaragarize urukundo rwanjye kandi mbafashe gutsinda, uko ndi inzira ngufi ibaganisha kuri Kristo Nyagasani watsinze. Nimurangwa n'ubwiyoroshye kandi murangwa no kwicisha bugufi ndetse no kwakira imbaraga nshya, uko uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo kandi akaba ari umunsi w'ibirori mu ijuru ndetse no mu isi, uko ijuru ryose ryururutse kugira ngo ribataramishe mwebwe biremwa biri mu isi. Mbifurije umunsi muhire kandi mbifurije kwakira ibyiza by'ijuru kugira ngo bikomeze byigaragaze mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi umugisha wa Data ukomeze ubururukireho, bityo ubahe kandi ubafashe gukira kuri wo ndetse no ku mubiri, kuko byose uhoraho Imana bikungahayeho, kandi Kristo Nyagasani akaba yururukanye ubwo bubasha bukomeye kugira ngo abafashe gutsinda kandi abafashe kwakira ibyiza by'ijuru. Yarambuye igishura cye kandi yarambuye ibiganza bye bigaba inema kugira ngo koko azisesekaze kuri buri wese, kandi imirasire ye y'urukundo ayururukirize cyane cyane ku barwifuza kandi ku barukeneye, kugira ngo babashe guhabwa amahoro asendereye mu mitima. Erega ni umwami w'amahoro kandi ni umwami w'ituze, kandi koko iteka abagaragarije ibyo byiza bye barabironka kandi bakabitunga, kandi bikabafasha kumugeraho kandi bikabafasha gukataza mu rugendo rwabo rwa buri munsi. Bifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije icyumweru gihire, icyumweru kidasanzwe kandi icyumweru gifite ikizirikano gikomeye kandi gifite imbaraga mu buryo budasanzwe, kuko Kristo Nyagasani yururutse kugendana namwe mu isakramento rikomeye cyane, kugira ngo buri wese yitegure kandi buri wese arusheho koko kumugaragira ndetse no kumushengerera mu mutima, cyane cyane umutima usukuye, kuko atifuza abamurerega kandi atifuza abamuryarya, ahubwo yifuza ab'imitima imenetse kugira ngo abambike imbaraga kandi abakomeze mu rugendo rwabo rwa buri munsi. Amahoro, amahoro, turi kumwe, ndabakunda mwebwe mwese mwiteguye kandi mwebwe mwese mwambariye urugamba kandi mwebwe mwese mwiteguye mu buryo bukomeye kandi mu buryo bw'isuku ikomeye, mugaragaza intege nke zanyu kugira ngo koko mufashwe kandi musigasirwe, bityo rero akaba ari igihe cyo kubambika imbaraga zikomeye kandi zo kubambika imbaraga z'igisagirane. Nanjye rero nkankomeje kubahobera kandi nkankomeje kubasesekazaho ibyishimo byanjye ntewe na benshi mu isi, kandi na benshi bakomeje kungaragariza urukundo kandi bakomeje kugaragariza Kristo Nyagasani urukundo mu buryo bwimbitse, kugira ngo koko izo roho zikomeze zifashwe, ariko kandi n'abandi bagenda basa nk'aho bari mu kigare batazi ibyo barimo, kugira ngo nabo ububasha bwa Kristo Nyagasani bubagereho bubareshye, bityo bagaruke bwangu kandi bahabwe impinduka idasanzwe mu buzima bwabo, bityo bakire Kristo Nyagasani nk'umukiza. Amahoro, amahoro, ni Mariya nyina w'Imana, umwamikazi w'urukundo ruhoraho, ndaganje mu buzima bwanyu kandi nkomeje kubasesekazaho ibyiza by'agatangaza, kugira ngo buri wese amurikirwe kandi buri wese amenye uko yitwara ndetse n'uko yitwararika, kugira ngo iki gihe cy'urugamba rudasanzwe rwa buri wese mu isi amenye uko rwitwaramo, kuko umwanzi yashaka gutsikiza benshi kandi ashaka gutwara benshi. Amahoro, amahoro, nanjye ndahari kugira ngo ndwanirire abanjye kandi ndwanirire abaza bansanga, kugira ngo mbakomeze mu rugendo kandi mbafashe kwakira ibyiza bikomeye, kugira ngo urumuri rw'uhoraho Imana rukomeze rusigasirwe kandi rukomeze rugere kuri buri wese kandi rubafashe kwakira ibyiza by'ijuru. Amahoro, amahoro, ndi Mariya nyina w'Imana, umwamikazi w'urukundo ruhoraho. Amahoro, amahoro.